Sugunga imara vuga ati man aya masaha katagera ngo ngende bino bintu bicurange. Yes Pate, reka dutangire. Yes, ibihe byiza ndabasuje ndetse mbahaye nikaze nshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Ngewe nyita GB Entertainer, nyita Humble Man, nyita Stronger Man, nyita Future Maker, naho channel zuko wagirango ayo mazina y'abantu azo wayasubiramo kimakira yaso nayo numvi niba ari Stronger niba ari Strogero sibi rero nita ongera yasubiramo ayo mazina. Nyita GB Entertainer. GB amazi aya kamazi yitwa Jibu ngendi GB Entertainer. Nyita Humble Man. Nyita Stronger Man. Nyita Future Maker. Naho nyita Jibu. Oya nushyiraho akantu ka Jibu. Ni GB. Nyita Jibu. We ni kurigiye kubivuga. Nyita Stronger Man. Aha. Yabifashe. Nyita Humble Man. Aha, nyita Future. Nyita Future Pater. Niyo yawe se Musanzire wanje. Ya nawe channel yitwa Izamarere mubabwire bakande subscribe ariko. Kabisa nabonye ziri kurebwa. Izamarere ega namwe mamufite amatachi turareba tugakanda mubagira mubaza. Ya Izamarere zirarebwa. Ase ikiganiro nabonyeho nica iyo the ben yabaye wayishyize ikiganiro nabonyeho iri mu gashye cyarane ni ikintu ikiganiro nabonyeho nicya kindi cyavugiye ngo yakayariye ngo yariye umukozi we kandi ko oya hariho nibindi ari we nicyo yabonye we nicyo yabonye ariko se ubundi tuvugisha ukuri Murundi uzatunga amagi uzatunga umukozi ubwiza ngo byagenze bite ngo uzagira ute uzatunga umukozi ukurusha ubwiza nuzani yarakuvuganye inde birago navuze kuri dusa warabyumvisha byanyabyo cyangwa uramusetse ni ibiki dusa oya bagiye kuzimura wababonye Nzova kubwenguki Imana nuko zajebe nzova kubwenguki ariko tubangoreka mbivuge nzova kubwenguki nibyo byanyabyo akubwengu ako umuntu w'umugabo baramwongorera ukabyivuge rero hari umuntu ngiye navuze ko anuka mu kanwa ese nimba abantu batiborose ngiye nabizira none nanjye Krogati ete yasize yashize nzova nagira Krogati yarashize nagira irashira cyayifite none gukora ikiganiro akubwiye ko ari Pateri se muri Pateri nuka mu kanwa ntabwo ari mwana naga yasabye abantu yego Pate ngo ni musanzire wawe byari byananiye kubivuga ni mukeba nayenze ngo ni mukeba mundi bamwe ukanyura kuri akazi ko mu rugo niyo mpamvu yababaye mwana ahubwo nka Esther wirana wamucumbikira akaba arana ngeze impamvu uzi impamvu ari mu rugo nare ako Esther mukuru umusabiye kumbi n'ubundi yaje mukuru wa Esther agomba kumwirukana kubera ngewe reka mbabyize ukuri Pate mukuru wa Esther naramwokeje noneho ariko sinakongera kuryamana nawe so mugome abizi ko yavuze ngo azanyica amana kandi ari gukubitisha Esther niwe mukubitishije arangisha abwira Fisi ngo fata video ngo mukunda kubi Esther ahantu hose urimo kumugura icupa ahita akubwira ati ngiye guhamagara mukuru wanjye nimba bayakubiswe nawe ajya guhamagara indi mukuru wawe ahamagara nde yo nawe abonye umugabo urimo kumugura inzoga harimo kuntu ajya guhamagara akabasha ziba rateje mundi dushwana niwe wamujyanye muri ka kabari mwahuriye se warumbye se ngurahansa ntabyo nakubwiye yarambwiye ngo bagiye guhura n'umugabo yego se ako nzo Esther aragukunda Esther yanze kumamagara araguhamagara mwana ariko nawe ufite umukobwa urimo kugura ya nzoga nyoberwa izina ryayo bayita Siminoff ibaze aho kugira ngo uyigurire Esther kuki uyigure uwo mukobwa reka ngusobanurire urumva twari turi kumwe hano n'uwo mukobwa yari ahari urumva uyu nguyu ari umufana wari wiriwe abagurira inzoga umufana wabo wiriwe uyu yiriwe abagurira inzoga urumva bicaye hariya ubwo nanjye nari nicaye aho ngaho hepfo urimo urabireba uri kubireba 5 kwa 5
uwo mumama yari yaje inshuro ya mbere yego aje kugura cano na bobo yego anjye yarambwira ati wowe turaza gukorana ikiganiro turagikorana ikiganiro nise ngo ni mushiki wanjye uwo mukobwa uwo mukobwa afite n'amafaranga pe yari afite inzobe nk'iyo yawe se nawe n'umuzungu atugurira inzoga inshuro ya kabiri aragaruka nanone aje gukora ikindi kiganiro cya kindi cyarangiye icyo kiganiro ndabyibuka nagikoranye na Dusabe nagikoranye na Dusabe yego ubwo uwo mugore arongera tugurira amayoga yego icyo gihe njye na Dusabe baduhaye inote ya 5 uwo muntu waba umuswera akanaguhemba koko oya nibyo tuzabikata waba umwotsa akanaguhemba ese nawe nta bantu ajya agura amayoga ariko arica no sagira icyo nzi Esther ntari birye aragura pe aragura icyo nzi aragura ariko nanone kumbeshyira ngo ngiye ngo mugore ngo namugure ngo Siminofu wo ngo uvuge nagure Siminofu aba hano ruguru kwa babobo kandi niwe mvuganye siko se aba hano ruguru kwa babobo ngiye nateze moto durira hariya ubaze uriya mugore kuri nusa nimba nari Siminofu Esther ngo yivumbe akava no mu kiganiro agahita bajyana umukobwa yaraje yigura Siminofu hariya araza asubuza ababobo bari bicaye hari arabahobera arabahobera n'ifuhe ryabo arabahobera aramuhobera azana na Shiro amushingira intebe hano baricarana bari mu kiganiro hariya kuko ngiye tuziranye nk'uko uyu nguyu yaza agashinga intebe hariya tukicarana tukaganira nicana iganira n'umwana w'umukobwa arangije arambwira barafuha cyane mukuru wiwe rero w'ikigeragezo aramurya urwaranga ngo reba urumva ndabyihorera rero ngiye umukobwa arambwira ati njye nari nigendeye reka nigendere aba aragiye ageze ara ku muhanda aravuga ati hano ngiye ntabwo najyana inzoga ahita ambwira ati fata kano gasiminofu ubu ukinywera garuka ndi kukanywa ubwo se yaba ari umuntu nguriye inzoga akongera akayinsubiza akayigusubiza rega n'urwana yimugurira nta kibazo kiri none se uyu nguyu rero yaragera avuga ngo wa mugore ngo bansiganye nawe ngo naramwukiye amakuru yose umuntu wampaye ni mukuru rero mukuru wiwe nabuze ngo bura ngo Pateri ngo Esther bakunda Pateri ko Pateri ntamukunda ngo ni nkuko nawe wakundaga Esther nawe ntabwo mbega yarakubwiye ngo Esther ariho ibaze mukuru wiwe bajya kuza muri kara kabari mubaze nguyu nabihakana Imana bari hano twanyweye twasangiye twishimye mukuru wateza akavuyo akajya afata icupa amana akarikubita ku meza gutya ngo Pateri ngo ntaga gukunda irumva abaseriveri hano barabibona babona atayuteza amahane video yose yari ahari nari hasi we yaravugaga ngo nkora nyine ngo mu nama hari byo mu nama ngo bafata inyundo ngo bakakubita ku meza bari kubyanzura kubita nkakanzura bari kwanzura ko umuntu amukunda bya bindi byo mu rukiko ati ngende byanzuye niko yagiraga gute niko yabigenza ndangije ndabireba noneho sinzi ukuntu uyu nguyu uriya mukuru wiwe yoshyuye aramubwira ati ari ikigabo rero kiri kumamagara mu kabari reka tujyeyo ubwo ntabwo baba bazi ko mbumva banabitaye mu gutwi nyibona amahane bafite hano mu nganji kandi dusanzwe tuhakorera bateye amahane bose yavuga ati nimuzangarukire hano ndababwira ati rero bitambwira uyu nguyu ati nimujyeyo ndabasangayo uyu nguyu barambwira ati nta tike ndayimuha batega akabayike bagerayo uyu nguyu nabihakana Imana urumva impamvu uyu nguyu amukunda impamvu zo bakunda uyu nguyu yageze namubwira ati nugerayo wowe tumamagara ndabahasanga aho kugira ngo amamagare ese yamagarira yatuze impamvu natamuhamagaye mukuru wanjye n'amagambo aramashije kumbwira ngo yaravuganye na Pateri je nari ikintu navuganye nawe uzi kuntu mukuru wa mwanga nuvuga ngo mukuru we araza akamubwira ibi nta n'ikintu ngo naragiye ngo ndamwongorera nta n'ikintu namwongoreye mwana ariko nzovu nta kibazo hasi matara amakuru nanone natohoje hano i Kigali amwe y'abamotari oya naya nyayo Esther ngo waramwokeje mwokeje namukwe ngo bari ku buriri bumwe ntibyabayeho ngo noneho we na mukuru we akazakubwira ngo nanjye yinjombesha hakana ko ibyo bintu byabayeho uyu nguyu ni ubizi
asese wa mugani ibyo bintu byabayeho amakuru n'ibihuha byabayeho ibera kwabaye ayo magambo yakuraye ko na telefone ugira yega ibyo mukora mu gihe hano hanze mukabivuga natwe abandi bakabita nabwo abandi bakabibabwira rero twarabesaga mwabeshya gute ibyo ntago ari atabyabaye byabayeho warabatwite se bombi oya warabokeje Esther yarankuyemo umwuka wavuyeho wananiwe ndakunoza mwese mukuru we shango nawe umwotsi naramwimye buriya niwo mujenyagira azubwo nzova ibyo bintu buriya niwo mujinya abateranye urumva nzova niyo mpamvu ubona Esther asigaye ajya mu kabari bakamukubita atazi n'abamukubise basigaye bamurigera rero ikintu cyatumye twana na Esther Nzovu urumva uremera pataka kotsa namukure muri we yarabimubwira ngo nabimukorera inde mu mukuru wenyine akajya avuga abwira pate waruhawe oya reka nkubwire ikintu cyatumye dushwana urumva iryo joro ushwana na Esther iryo joro amuhamagara Nzovu akamwotsa nahise mbona ko Nzovu ansuzugura ndavuga ati Nzovu gumana n'umugore wawe umugumane oya n'ubundi yarayamuhaye Nzovu arakomeza arabyemeza ibeshyu bihakane ariwe wanyihamagariye yakihava Nzovu nawe waba uri injajwa waba uri umubeshyi waba uhemuka esheshatu za Nzovu waba uhemuka bivugisha ukuri tubwiza ukuri niwe wanyihamagara urambwira ati ndamwokeje mwarabanye bivuge rero Esther ntabwo tuzigera dutandukana ariko iryo joro warabikoze n'ubu muri kumwe se iryo joro warabikoze sibyo capate ntabyo nakoze nabyiza akora uretse nzi kanze guhaguruka akora biri seriye oya yaguhaye ruswa kubera icyo gitondo fasha fone yawe kanze kubyuka banza wumve uretse umve 30 wabigize ibanga oya ceceka wumve buretse nuko byagenze urangije mu wa 30 niyo yaguze telefone narongerwa iyo telefone niyo mpamvu rero tetwa buri gihe asiga ashaka ngo muri telefone nanjye asome nono zawe umenye nta nizo ngifite none niwe ntiyakubwiye ngo tubigire ibanga none utangiye kubigira ibanga kandi warabinyemereye none Nzovu rukavuga ngo yashaka kunsebya ariko ntabwo oya agusebereza iki yamamagaye kugira ngo amafaranga warayampaye ni ruswa yaguhaye kugira ngo uceceke si wowe wabinyibwiye Nzovu rega ugomba kuzajya umamagara akira ariko tarane waranze guhara aracecetse ubu nituva mu kiganiro Nzovu nta mafaranga n'iki abasigaye ba telefone Esther bayibiye kuri ayo meza naho bayibiye uri mu kiganiro nibere mu kiganiro witanyitereka aho ngaho ariko nsigaye none nyicarana gutyo none se Nzovu Nzovu turagendesheje ni viburikayi ako Nzovu hari umuntu wibye telefoni Nzovu wamagana Nzovu reka tugaruke turagendesheje wende Esther yihangane ukimara kumenya ngo ko mu kabari byagenze kuri yabo wahise ubyakira gute ngo yaraguhamagaye itonde naguhamagaye sanga Nzovu reka njye mbabyize ukuri tubwize ukuri rata icyo gihe kwa Nyagiso hari umuntu wari umpamagaye uko Nyagiso yafunguye akabari gashyashya bakita Nyagiso hawe noneho ariko ngiye buriya ndeba ngiyo namaze kuryama kugira ngo nzave mu rugo sinzikeka wa muntu w'inshuti yanjye cyane nakabari k'abasitari twari kugenda nza bakadutamo tukanywa nahise mpamagara Esther arambwira ngo ari muri Zaga kwa Clement Kimisagara yego bita mwese ko ari umuntu wari umamagaye kwa Nyagiso ngo tujyeyo adutema inzoga waboneka ubwo ngubwo dusanga bakupa telefone
ese hashize umwanya aramamaga nk'amasaha abiri we aramamaga ngo mbese ya gahunda yo kwa Nyagisoro imeze ite ize tujyeyo ngenda mubwira nabivuyemo bwije nabivuyemo bityo rero ubwo ngubwo akupa telefone nanjye nkupa telefone ibyabaye rero ibyabaye nyuma kwa muri Zaga yewe ntacyo biziho nanjye nabyumvise gutyo Fisi niwe waje arabitubwira agira gute Fisi ngiye yatangiye yitotomba ari hano avuga ati indaya habese Fisi ko atajya mu ndaya niza Gashyekero niza Sodoma ngo indaya niyo ngo gutya cyangwa ari indaya ngiye ibihumbi ngo 20 ngo nagiye ngo ndayamushyira muri Zaga ngo nabikoreye yuko ari inshuti yanjye avuga nzo ari mukuru wanjye kuba Fisi ko yavuze basi Nesta avuga ukuntu bamukubise baramuniga ngo bakazaba batahanze rero kugira ngo Esther sibyo Esther ngiye nakamurengeye ariko ntanga kunabeshya yarakubeshye iki buretse Esther iyo wamurakaje yego mukagirana ibibazo wenda ukagira nk'ikintu mutwara arirahira umugabo we tinakubiswe n'umugabo umwe gusa atubuhe nakura ngo yashatse umugabo umwe ngo niyo wankubise ngo naho ni umuntu wankubita kandi yamaze ntago tubarwa kandi yamaze gukubitwa napate nago nigeze muri kabiri uravuze ngo yirahira itofu ako Fisi ko bamaze kukudarapa uri mu kanya Kwese karambye ngo ni nuze kubihisha ngo nirume nuze kubihisha ninde yavuze ngo wirume ariko Fisi warikoze se ariko Fisi oya ibiganiro byagiye hanze Fisi wagira ngo abanye n'indana we indazi Sodoma ninazo zijya zikana nawe yabyibye ariko wajya kwiruma kugira ngo ibi nihagera arahagarikwa karaka we yaraje arakubwira mereza nimero za mukuru wawe natabihamye we yaravuze oya mereza nimero za mukuru wawe zana muhamagare mereza nimero za mukuru wawe buri se yagiye kukubwira ngo wirume byagenze gusa we yarikumbwira ngo niba koko ngo kugira ngo dufungishe ngo nyiri kano kabari yego ngo ifate wirume zino byari n'ibyo byose babyishyure urumva kuramurakaga wumva ubwenge bwinshi itonde wumva ubwenge bwinshi kubera ko bari bamukubise uriya Fisi yaramushukaga ngo irume uva amaraso amafaranga nanyishyuye bafunga nyiri kabari arabyemeye muramutera ntabwo yaturusha ubwenge nyanza ko haba nyikara kabari n'inshuti yanjye ntabwo nabuze agiye kwishyura nuko Fisi mukadimye bari bayitwaye urakoze ntabwo arabuze amafaranga ariko ngo Fisi none barinze nakugiriye inama nimba ari umuntu usohokanye baramukubise kuko n'uwamukubise yari ari ku ruhande arimo arasakuza umunota ine rega turayifite aranze ngo dore Esther wanzovu ngeni no kuwa muntu yaraje ahita avuga ngo ahita ngo zana shangwa niyo telefone ni gutya ngo Esther wanzovu shangwa zana telefone ngo niba koko umuntu cyo kukwishyurira koko ngo ibinde kwabona ko ego umuntu aje nana Fisi ashata ngurira nguvuga ko yakubise uruki uhita wifata ngo wirume ngo mu imbere ngo hari uyu munsi ni kuwa gatanu weekend igiye gutangira uyu munsi ni kuwa gatanu ase kujya usigaye wibagirwa iminsi ndaza kujya kunywera kwa amonye gasha ndajiwe gwinasha umva yego sha wapi ndakubapa amenye nyamenya ari nibyo binanza yego sha atumaze bisubaye bondo maze bisu umeze aza kuri kuvanga Gisirayeli yaranyirukanye afite ubushobozi bwo kunyirukana n'abantu babivuga mano tujye tuvugisha ukuri afite ubushobozi bwo kunyirukana wirije imboga afite ubushobozi umva we twari twatangiye urangiza muri imana urwano uti ugana n'ikigega nakubwiye uri gahano ryawe hano uranyingiriza amana uzi wasemana fi mani ibinyoma bya ni minota 20 ngo waramugira mubeshya ngo yirume gava amaraso ngo bafunge nyiri kabari kugira ngo ese tatu akaganira ariko arabanza nishe amafaranga siko no bataranyishyura uyu serious kuri kw'Imana no sharakiranye rero kigaragara cyo yaraga rugucana mabuja ndaje ngo twike sha mani umuntu akwambura uzaza ubishyira ayo umuntu aba yarahombe wamenye ko mbona gupeningiye agashiro kese kaba munetiza akakanya niba nyemera uzame yego ra ni mushiti wawe
mushiki wanjye kakajwe ari nguri haraye dore ngo ariko namubonye ndagaza kanya wabizi kakajwe ariko se vundi ikinyogote namubonye we ko murimo kujya muri kamera Nzovu ni mubi nk'inzara. shamatse mwana tukarangiza nukuri nyamabo uzahano usanze bigeze uvuga ngo ngesta ngo yararwaye ese tano kuvuga yakoze amakosa ejo bundi agiye mu kabari none ari no hasi hepfo yiwanje niyo namamagara cyangwa bagura ngo nyamaburu ni wunumye ariko amakuru mfite ngo nagukiri manager we kakajwe n'usigaye ari manager kakajwe ngaramwotsa none ya content yo kugusha zitaguye nayo wayimenye buriye ngo ntago yaguye ni ukuri kw'Imana ntago yaguye abanyamakuru sabisha dusaba abanyamakuru babingo barahahuriye wo kuri Pick Media na kakajwe na kaguru kagura ageze yasaga bamutanzeyo ndimo ndavuga ya kanyene none wamye byambaje kurusha ibindi rero nukuntu baguhimbye izina shaka nawe witwa kakabwa shaka bira bintu byambaje nzovu n'umuntu w'umusitari witwa kakabwa Njyewe. kakashwe ni wabizi ariko ni wabimbye urangije ubwo ni imbwakazi ngo Vanessa ngo ni wanyise kaka ariko wabimenye ko n'umuzungu batandukanye byanarangiye umuzungu wa mama wafasha akadusabe yamuvuye hajya kuri uyu no kuri kw'Imana uyu yagiye kuri ntabwo uyu nguyu yemereye kuvuga ntabwo yemereye kuvuga amazina y'uyu uza kubireba nawe bavuga amazina ye mugura yavuga wowe ayo navuga none se ibya kontra bigeze he twarishyuwe ntabwo arishyurwa ariko bakoze babavene twarishyuwe oya uyu yaje akavuga ngo afite kontra ibibazo ufite iyo uza kuba ufite nabura gukubitira 20 ariko mwagiye muri yaza ko afite aya kontra 150 babahaye ntabwo bamukubitiye 20 Amakuru mabi. ntabwo nari nabizi ko byanabaye ninde wabitubwiye mu gitondo tubonye mu gitondo tubonye inkuru zicara cyane ni umugore wawe uduhaye inkuru yaratubwiye ngo ese tango nuko ari ikigo ryakomeje kureganya munini kuko yashyizeho inkuru kandi wamubujije none ndavuga ati ariko biro turi muri social media turase ko dufata akari uramuhamagaye twumva iki twumva induru zimaze ziravuga hano kuzabona barwanaga nabo avuye kwirira imbuto mu rugo uyu mukoboye Pateri se ubona natangiye kuzaza ku cyane agiye kugeza kwirira yakaza ni mugoroba yakaza mu gitondo kwese niki ni cyaha oya nje ntabwo ngenzwa n'ibiryo ngenzwa n'udufuru ese we ni mu rugo nta igihe cyose ashaka yaza kandi ese ari umukozi we wo mu rugo ku cyumweru azajya kumutekera ibyo bintu nibyo ubwo ibaze bagufata nzovu uko ryari umuntu wambwiye ngo nzovu nazi wanjye kuhaza gusa nkamuma bakavuga za miliyoni n'imbere bakarubona akajya abeshya n'ubu arabambwiye ati hamagara yakanyite mu 100 yakabita aramuhamagara numva yasinze none uwo muntu yitavuga ati yasinze rero tukazamubwira ari muzima uwo muri ati nzovu nagera iwaza ahita amuha miliyoni Nzovu wazagiye. kandi agaruka kubashyira imbere y'Imana arabategeye kumuha miliyoni Nzova kundi faranga. none yimuze kuwa gatarateje ejo kuwa gatandatu Ureba ka. ejo kuwa gatandatu ejo saa 3 zazi wanje nava biratayihakuye muzatuma bategeye mu nimbwa uzajya umuka nzazamuka imbere y'Imana sawa ejo saa 3 zazi wanje nyitamo uwo muntu vuga n'umusirikare muri Australia irambwa ati urana nzovu akazi wawe tuzahitamo miliyoni kuri nimero ye akamiri urajya kukarya cyangwa ntabwo ujya kukarya kandi uramwete nzovu urana nzovu burangafasha abantu benshi nk'abasirikare bari ku rugamba bamureba abasirikare bari heba nyine uvuga ngo urabona Amerika sigara afasha abasirikare b'abanyarwanda abantu bagiye bavuye mu Rwanda ibashyira mu gisirikare no muri Australia nivuga ngo rero barera babirebera nzovu bari ku rugamba kumwe nzovu abatwika ibishimye ariko nzovu bakubwira umutima warwaye ukunduye nawe ni warwaye akunduye barikiriza mu kwiheba cyane umutima warwaye ukunduye nawe ubwo yarwaye kamukuje Inde jewe. urarwaye wanje agera we urarwaye aya maya ka voice note ambwira ngo ntabwo nkunda nawe ariko nawe wakabanje kukamuha ariko mwebwe mwapfuye n'ura mudamu uteranye ingo twapfuye uyu ura mudamu nanjye n'ubwo afasha twapfuye uyu bitari byiza twapfuye uyu oya ntabwo mwapfuye nzovu twapfuye uyu ariko njye ndashaka gusobanura uko ibintu byagenze njyewe narize ko Pateri wagukunze wowe wahamagaye Pateri yifitiye akazi ahanahembwe 300 Ubu mwavuye mu nama. cece kabanze Pateri yacuzaga yahute Nyabugogo n'amandazi ariko se Pateri wicuza ko tutareba je nakira abakiriya bama amafaranga mugarurira mukubita tunga ntabwo agarura umuntu n'imbere y'Imana Pateri wakoraga muri gari hari abantu bavuga ngo
iyo uguze ejo bundi nari mvuye heda i Nyanza. aho habaye iki bari gukina biyari